zabandi ngo yazanye amahoro amanywarava Karongi yacu yahize abandi ngo natwumva yacu yahize abandi ngo bugutera icyayitura bahiga dufite abagabo dufite abasore ngo dufite abare dufite abamama ngo iyo batumye baratumika u Rwanda rwacu rwahize benshi ngo Kagame Paul yahize abandi ngo yazanye amahoro amanywarava nagira ngo rero rwose nshimire ubufatanye nabonye hano, nshimire ikigo NAEB, kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa hanze bikomoka ku buhinzi n'ubworozi, uburyo bakora bagafatanya n'amakoperative ahinga, ari icyayi, ari ikawa n'ibindi bihingwa byose twohereza hanze. Ubwo bufatanye rero ngira ngo nibwo butuma umusaruro nk'uwo mwishimira ushoboka, ari umuhinzi kuva ku muhinzi kugera kuri koperative niyo na federasiyo yacu. ibindi niho babyikorera igiti mabara n'uruganda ibiti bihabwa n'uruganda, ariko kubaka mendevure n'izabo n'ibi bikoresho bindi bito bito n'ibyabo. Ubwo rero baragenda bajya mu nzira mu by'ukuri kwigira kugira ngo bajye bishaka mu bisubizo. Inkomoko y'imbuto zibana hanze, inkomoko y'imbuto ubundi ntahantu bari kurapita. Inkomoko ubundi icyayi batera akabari, aho yavuye kakababi parikabwa zateganijwe hano muri bloke industrielle y'Uganda. Hari ahantu haba hari haratewe ubwoko bwihariye, noneho akaba ariko bagenda bakuraho imbuto igihe kigeze. Urabona mu bindi bihingwa tugira ikintu cy'imbuto n'ingenzi, niba rero aho ngaho turishuwa cyane cyane ko no muri aya makoperative yahinze icyayi nyuma ahenshi bagiye bahinga imbuto zisobanutse, zikaba ari imbuto zitanga umusaruro, imbuto zishobora kurezisita ku bihe binyuranye. Hari iziza ubundi hari izishobora kurezisita ku zuba cyangwa se mu gihe cy'imvura nyinshi, ariko ubu twagiye tureba igifata byombi kandi zikagira n'uburyohe bwihariye. No kuri iyi ngiyi aha ngaha habamo ubutaka bwoko bumwe. Ubutaka bwo hasi burirabura, ni ubutaka busanzwe buhinga. Ubutaka bwo hejuru ni ubutaka butukura, ni ukuvuga ngo ni ubutaka butagira ubwandu, buva hasi cyane, ni ubutaka bw'inkombe butagira ubwandu. None ubu bwo hasi bashyiramo ifumbire ya superphosphate ifavori ituma imizi imanuka vuba. Aha ngaha ntacyo bashyiramo, ariko noneho imizi ikamanuka yihutira kugira ngo isangire ifumbire, kugira noneho nyuma y'amezi 9 amezi 10 icyayi kiba kigiye cyo guteka. Iyi fumbire rero nayo tuyihabwa na NAEB. Iyi fumbire dukoresha muri pepiniere tuyihabwa na NAEB. Kugeza uyu munsi ntabwo abahinzi baragera igihe cyo kuyigurira, nayo biracyadufasha ikayituma. ntabwo mushobora kuvuga ngo turatutse NAEB ngo byihorere ubundi izo nzira turimo urabona ko ibyo baduha bisigaye ari bikeya. Mbere badukorera pepiniere yose, ariko bari kugenda nabo badoza kugeza igihe urabona ko zatangiye kumera, zatangiye gukura. Ifumbire iri hasi tuzashobora tumana ngizi ntiziragera igihe cyo kugira imizi.
ntabwo ziragera kugira imizi, ariko uzitangiye kubyimba hano hasi, noneho kugira ngo uko habyimba nuko n'imizi igenda isohokamo, umuzi wasohokamo ukihutira gushaka ifumbire. Nubwo yuko irigeze mu gitaka kitagira ikintu na kimwe, umuzi wihutira gushakisha, wageraho ifumbire iri rero, noneho watangira ukarya neza kikanakura. Ariko hirya kamwe kuvuga ngo iyo hagize urupfamo hagati baraza bakarandura kamwe hano bagasigaranwa kandi bakagenda gusimbuza ka kandi. Nyuma y'icyumweru barafungura bakareba niba nta dukoko twajemo, nta byapfuye, bakongeramo na ditane kugira ngo ntagire. Ibindi niho babyikorera. Igiti mabara n'uruganda, ibiti bihabwa n'uruganda, ariko kubaka mendevure n'izabo n'ibi bikoresho bindi bito bito n'ibyabo. Ubwo rero baragenda bajya mu nzira mu by'ukuri kwigira kugira ngo bajye bishakamo ibisubizo. Inkomoko y'imbuto zibana hanze, inkomoko y'imbuto ubundi ntahantu bari kurapita. Inkomoko ubundi icyayi batera akabari. aho yavuye ka kababi parikapuwa zateganijwe hano muri bloke industrielle y'Uruganda. Hari ahantu haba haratewe ubwoko bwihariye, noneho akaba ariko bagenda bakuraho imbuto igihe kigeze. urabona mu bindi bihingwa tugira ikintu cy'imbuto ni ikintu. Niba rero aho ngaho turishuwa cyane cyane ko no muri aya makoperative yahinze icyayi nyuma, ahenshi bagiye bahinga imbuto zisobanutse, zikaba ari imbuto zitanga umusaruro, imbuto zishobora kurezisita ku bihe binyuranye. Hari iziza ubundi hari izishobora kurezisita ku zuba cyangwa se mu gihe cy'imvura nyinshi, ariko ubu twagiye tureba igifata byombi kandi zikagira n'uburyohe bwihariye. No kuri iyi ngiyi aha ngaha habamo ubutaka bwoko bumwe. Ubutaka bwo hasi burirabura, ni ubutaka busanzwe bw'inka. Ubutaka bwo hejuru ni ubutaka butukura, ni ukuvuga ngo ni ubutaka butagira ubwandu, buva hasi cyane, ni ubutaka bw'inka butagira ubwandu. Noneho ubu bwo hasi bashyiramo ifumbire ya fosfate ifavuri ituma imizi imanuka vuba. Aha ngaha ntacyo bashyiramo, ariko noneho imizi ikamanuka yihutira kugira ngo isangire ifumbire, kugira noneho nyuma y'amezi 9 amezi 10 cyagera ku gihe cyo gutera. Iyi fumbire rero nayo tuyihabwa na NAEB. Iyi fumbire dukoresha muri pepiniyeri tuyihabwa na NAEB. Uyu munsi ntabwo abahinzi baragera igihe cyo kuyigurira, NAEB iracyafasha ikayigura. ntabwo mushobora kuvuga ngo turatutse NAEB ngo tuyorere inzira turimo urabona ko ibyo baduha bisigaye ari bikeya. Mbere badukorera pepiniyeri yose, ariko bari kugenda nabo badoza kugeza igihe urabona ko zatangiye kumera, zatangiye gukura. ifumbire iri hasi tuzashora tumona ngizi ntiziragera igihe cyo kugira imizi, ntabwo ziragera kugira imizi, ariko uzitangiye kubyimba hano hasi, noneho kugira ngo uko habyimba nuko n'imizi igenda isohokamo, umuzi wasohokamo ukihutira gushaka ifumbire. Nubwo yuko irigeze mu gitaka kitagira ikintu na kimwe, umuzi wihutira gushakisha, wageraho ifumbire iri rero, noneho watangira ukarya neza kikanakura. Ariko hirya kamwe kuvuga ngo iyo hagize urupfamo hagati baraza bakarandura kamwe hano bagasigaranwa kandi bakagenda gusimbuza ka kandi. Nyuma y'icyumweru barafungura bakareba niba nta dukoko twajemo, nta byapfuye, bakongeramo na ditane kugira ngo ntagire.
gerageza turakomeza gutya.
Amashyi. Tuzarwubaka. Abana b'Abanyarwanda turongere na paradizo ku isi yose tuzarwubaka abandi ngo yazanye amahoro amanywa arava Karongi yacu yahize abandi ngo natumba yacu yahize abandi ngo mugutera icyayi turabahiga dufite abagabo dufite abasore ngo dufite abare dufite abamama ngo iyo batumye baratumika u Rwanda rwacu rwahize benshi ngo Kagame Paul yahize abandi ngo wazanye amahoro amanywa arava ngo Karongi yacu yahize abandi ngo Karongi yacu yahize benshi ngo wazanye amahoro amanywa arava ndashaka kubona umunani Karongi yacu rwubake tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda turongere nka paradizo utera icyayi turi abambere tuzarwubaka itwumba yacu twesheje abayobozi barwubake abana b'Abanyarwanda turongere nka paradizo Rwanda yacu turwubake none twese turwubake murakoze cyane. Munsi harimo ingorane bagenda bahura nazo twahera nko kuri uyu muhanda umusaruro wabo kugira ngo uzagere ku muhanda wa kaburimbo biba bigoranye cyane ariko na leta y'ubumwe bizakunda nta mbogamizi dushobora kugira tugifite nyakubahwa Paul Kagame. Nanone kandi abahinzi b'icyayi murabona ko harimo urugendo rurerure kugira ngo bazagere ku musaruro. Iyo ubushobozi bwabo buri hasi bafashwa n'uruganda cyane, turi muri procedure yo kugira ngo uruganda rujye rubafasha gutera icyayi batange umurima hanyuma kugeza kigeze gusarurwa noneho bajye bakuraho pourcentage nkeya y'umusaruro kuko uruganda nirwo rwateye nirwo rwashyizemo ifumbire nirwo rwakoze ibintu byose. Turi muri negociation kugira ngo n'ubundi bikomeze. Nyakubahwa Minisitiri, turishimye cyane kubona mwaje mwadusuye turagumya tuganire. Gahunda ziracyakomeje babyeyi baturage bacu kubera n'ubundi hari izindi gahunda. Mureke twakire nyakubahwa executive w'intara kugira ngo adufashe adusuhuze ndetse atwakire n'umushyitsi mukuru. Nyakubahwa Minisitiri, nyakubahwa CEO na delegation mwazanye, banyakubahwa mugize urugaga iniyo amakoperative, abaturage batuma mwaramutse neza. Nyakubahwa Minisitiri, nagira ngo babwire ko aba baturage ba hano twishimiye kubakira uyu munsi. Nyakubahwa Minisitiri, ndatinze, abaturage bamaze gusobanukirwa n'akamaro k'icyayi. Uwahinze icyayi wacyitayeho kimaze kuba umushahara wa buri kwezi, kimaze kuba amafaranga ahoraho. Abanumva nyakubahwa Minisitiri, hari ingamba zigenda zifatwa, ntabwo NAEB ihwema kubaha ngaha, ibana nabo ibagira inama, ariko namwe tukabashimira ko mwafashe nk'uyu mwanya mukaza kutureba tugafatanya tukajya inama. Numva ndatinze,
twabakira mukatugezaho ijambo mwatugeneye uyu munsi, kandi mu izina ya nyakubahwa guverineri utari hano yambwiye ngo twamaze kuzirikana akamaro k'icyayi atari kuri aba baturage gusa, ahubwo no ku rwego rw'igihugu tuza icyo icyayi kimaze, yaba kwinjiza idovize. Abangaba barabona umushahara ku kwezi, ariko no ku gihugu twamaze kumenya akamaro k'icyayi. Nta nubwo na ya ntambara mbere abantu bajyaga barwana yo y'abarandura icyayi bagisimbuza inturusu, hano ntabwo ihari cyane. Umva ko nta nihari, nuko abantu barangije gusobanukirwa. Numva ko nta muntu n'umwe ahubwo waba ukiranura cyane. Numva tubashimiye, kandi nyakubahwa minisitiri nabasaba mukegera imbere mukatugezaho ijambo mwatugeneye nyakubahwa minisitiri. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ndagira mbanze nshimire ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba ndetse n'akarere ka Karongi, ubuyobozi bwa NAEB, kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi byoherezwa hanze. Nanone ngashimira ubuyobozi bwa Federasiyo y'abahinzi b'icyayi b'amakoperative ahinga icyayi, bose ngira ngo ku bufatanye badutumiye kugira ngo tuze twifatanye muri iki gikorwa cyo gutera icyayi, gufasha mugenzi wacu kugira ngo koko tugaragaze akamaro igihugu giha igihingwa nk'iki, kubera ko gifitiye akamaro abanyarwanda bagikoramo. Nagira ngo nanjye ubwo bantumiye, ngira ngo mu izina ryanyu, kubera ko ari twe twafatanije, mumfashe tubashimire abo bose navuze. Nanone ntabwo nagira icyo mbabwira ntabanje kubaha intashya nyakubahwa perezida wa repubulika, arabasuhuza cyane. Babivuze, turacyafite umwanya wo gusura n'ibindi bikorwa ndetse no kuganira ku bantu ku bintu bitandukanye. Hari nk'ibibazo gitifu avuze, hari n'ibindi namenye mu karere. Ubwo rero nk'uko mwumvise ko ndi intumwa ya nyakubahwa perezida wa repubulika bafite ku mutima na guverinoma ayoboye, turaza kubiganira tubive umuzi, babigaragaze, nanjye mbitwara uko byakabaye, kandi nanjye nzabikorera ubuvugizi. Tuzaharanira kandi kuzuza imirima yacu aho imbuto zapfuye, tukazisimbuza izindi nziza, byose mu rwego rwo kongera umusaruro. Nanone nyakubahwa minisitiri, kugira ngo umusaruro w'icyayi wose ushobore gushyira mu mirima, koperative zifite imirima yegeranye cyane cyane za Cooperatives zizubaka amarerero y'abana bato kugira ngo ababyeyi babo bashobore gusarura icyayi cyinshi, kandi ubuzima n'uburere bw'abana ntibuhungabane. Iyi ikaba ariyo mihigo yacu nyakubahwa minisitiri y'imyaka 3 iri imbere, kandi tukaba tubizeza kutazabatenguha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Executive Secretary wa Western Province, Executive Secretary wa Karere ka Karongi, Perezida wa FERWACOTHE, abayobozi bo mwese muteraniye hano, nyakubahwa minisita, mufite umufatanyabikorwa nka FERWACOTHE atanze ijambo nk'iryo, akazi kanini kaba kamaze gukora. Mbanze gushimire nyakubahwa Minister of State kuba wabonye umwanya kuza guhura n'urugaga rw'abahinzi b'icyayi. Uyu munsi umuhango
ahereyeho mu gitondo mu guteza imbere umuhinzi w'icyayi, dutanga umuganda, kongera ubuso bw'icyayi kuri hegitari hafi 3. Ni gahunda iri mu gihugu hose. Hano bikaba byatanze isura y'ibikorwa ahandi mu gihugu. Wa Repubulika kandi mukomeze kumudushimira nyakubahwa minisitiri, umva mutwemereye mwatugezaho ijambo mwadutegurira umunsi. Ibikorwa w'intara y'Uburengerazuba kuma aka kanya ko kugira ngo ngire icyo mbabwira mbere y'uko namwe tubaha ijambo mukagira icyo mutubwira. Hari abayobozi rero bababwiye hano batandukanye, nshimira cyane kuba baje kwifatanya namwe kugira ngo iki gikorwa tugikore, dutangize iki gihembwe cy'ihinga y'icyayi dutangiriye ku gikorwa twakoze twarize. Igeze kubivuga rero ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ari ifite inshingano zo gushyira mu bikorwa politiki ijyanye no gushyira mu bikorwa gahunda z'ubuhinzi ziteza ubuhinzi imbere ndetse n'ubworozi. Hakaba rero hari inzego zindi zikorana nayo, ariyo NAEB turimo muri ibi bikorwa gutya, ariko hakaba n'ikigo cyitwa RAB gihagarariwe n'umudamu Janine, gira hino hano abaturage bakubone nubwo atari mu cyayi, kugira ngo uyu ahagarariye ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda cyitwa RAB, akaba gihagarariye mu ntara y'Uburengerazuba. Dufite rero ibyo bigo bibiri, hakaba n'imishinga itandukanye minisiteri ifite igeza ku baturage ibikorwa bitandukanye. Nabashimiye rero kuba mumpaye uyu mwanya kugira ngo mu mwanya turi bukoresha ahubwo tubumva, kugira ngo igihembwe cy'inka tugitangije uyu munsi, kugira ngo umukuru wa NAEB yabivuze ko kibereye hano ariko kirimo kirakorwa n'ahantu hatandukanye hari ubuhinzi bw'icyayi. Aba numva hari ibibazo mugenzi wacu perezida w'urugaga yavuze bitandukanye, hari nk'ikibazo cy'imihanda. Rwose dufite imihanda nako imishinga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ishinzwe ibyo ngibyo. Tukaba tuvuga ngo ikibazo iyo cyagaragaye atari mwe kireba ari twe kireba, ubwo namwe murumva ko ari inshingano zacu zo kugira ngo icyo kive mu nzira cye kubakoma mu nkokora, kugira ngo wa musaruro mutegereje koko muzawugereho kandi twese tubigizemo uruhare. Hari ikindi yavuze cyerekeranye no gupima ubutaka bw'icyayi, kugira ngo mwizeze ko icyo kintu rwose uretse no mu cyayi ubutaka bwose bw'igihugu kugira ngo bumenyekane, tuvuge ngo imyunyungugu iri mu butaka bwo muri GISOVU, bwo muri Nyamasheke cyangwa Kirehe cyangwa Gisagara, tubumenye. Noneho umuntu najya kujya gufumbira ajyana ifumbire ihwanye n'ibyo bwa butaka bukeneye, aho kugira ngo ufate ifumbire ifite n'ibiri muri bwa butaka urimo gufumbira. Bitera ibibazo rero iyo ifumbire ibayemo nyinshi, hari ibibazo itera kugira ngo igihingwa kitabigeraho. Nagira ngo mbizeze rero ko icyo gikorwa kiriho ku rwego rw'igihugu. Icyo navuga ni uko byaba bibabaje kubona tugiye gushyira imbaraga kubona umusaruro, ariko igihe cyo kuwujyana ku ruganda ukangirikira mu nzira, byaba ari ibintu bigayitse kuri twese turi muri iyi sekta, kuba tutarateguye ngo kuko umusaruro iyo ugiye kuboneka uba ugaragara ko ugiye kuboneka, ntabwo ari ibintu bikugwa gitumo ngo byiture hasi.
uzi ko uzasarura mu byumweru 2 mu mezi 3, wagombye kuba witeguye byose, ukaba uzi ko wa musaruro uzagera aho ujya ugatunganywa ukaba mwiza. Nagira ngo rero rwose nongere bashimire ubufatanye kandi mbizeze ko natwe duhari. Nababwiye ko ibikorwa nk'ibi iyo tubikora uri umuminisitiri ubikora mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika wagutumye, mwumva ko iteka bashaka ngo ese ko abaturage barimo bakora biriya hariya hakaba hadashoboka kuri bo, rero wahoze uti twabafashe icyo mutishoboreye cyangwa se icyo mushoboye mutabona yuko mutishoboye, tuze tukiganire tukibereke. Icyo mudashoboye leta ishobora ku none leta akaba ariyo izana nayo uruhare rwayo kugira ngo gishoboke. Uyu munsi rero naje kwifatanya namwe koko kubera ko mwantumiye, ariko naje no kubagaragariza ko cya kibazo mbabwira ngo aho mudashobora turabijyamo inama nzibahe, nanjye aho ntashobora kuvuga ngo aha ngaha sinahashobora, ubwo butumwa ndabo batwarira uburyo nabakorera ubuvugizi ikibazo runaka kigakemuka ku nyungu za twese z'igihugu cyacu. Ndabashimiye, murakoze. Banyita Nzabonimpa Benoit, aba ni umuturage ukorana na koperative Côte Gym ikorera hano mu Gisovu. Murakoze rero nyakubahwa minisitiri, nk'uko mwatubwiye ko perezida wa repubulika yavuze ko muri manda ari manda y'ubudasa, bagira ngo tubasabe n'ubundi muzadukorera igikorwa cy'ubudasa. Murabizi ko leta ijya kwegurira inganda yagize izegurira abashoramari bishoboye cyane, ariko turagira ngo mu migabane leta yaba isigaranye, turabizi ko inabifite hano mu ruganda rwa Gisovu, rwose muzatwingingire perezida wa repubulika hakorwa igikorwa cy'ubudasa, maze iyo migabane izegurirwe abahinzi b'icyayi bakora n'uruganda rwa Gisovu. Murakoze. Nitwa Shumbusho Philibert, nkaba nyobora ihuriro ry'abahinzi b'icyayi mu majyaruguru, nkaba ndi n'umuhinzi w'icyayi ku Murindi. Mu by'ukuri nk'uko chairman wa FERWACOTHE yabivuze, icyayi kimaze kunezeza abagihinga, barishimye, ariko mu majyaruguru dufite umwihariko ngira ngo mbagezeho mu bahinzi b'icyayi ahandi bitaba, aho tugisorera ikiro cy'icyayi cyasoromwe ku munsi. Muri koperative yitwa Sobute, uruganda rw'icyayi rwa Sobute, dusorera ikiro kimwe tugisorera amafaranga 2. Hanyuma ku Murindi koperative yitwa Cooperatives nayo ikiro kimwe tukagisorera 0.4. Nyakubahwa minisitiri, turasaba ko mwadukemura icyo kibazo cyangwa mukadukora ubuvugizi tukamera nk'abandi. Murakoze. Murakoze nyakubahwa minisitiri, ba nyakubahwa abayobozi, bahinzi bagenzi banjye, nitwa Modikiye Emmanuel, naturutse muri koperative Katekogoro ikorana n'uruganda rwa Karongi Tea Factory rwo kwa Mutangana. Nyakubahwa minisitiri, mu minsi yashize turabashimira ko ntako mutagize kugira ngo mudutere inkunga koperative yacu izamuke. Yaracumbagiraga rwose, ntacyo yasaga nk'aho iheraho, ariko ubu ngubu imaze kwenda kwegera haruguru, itera agatambwe gato gato. Nyakubahwa minisitiri, urwo ruganda dukorana rero hariho gahunda y'uko twazabona umugabane, twagira imigabane muri urwo ruganda dutewe inkunga binyuze mu kigega cya IFAD bicishijwe muri NAEB. Iyo migabane rero sigaye numva ko mu iyi minsi itarimo iboneka, mwazadukorera ubuvugizi nyakubahwa tukagiramo imigabane, kuko bizarushaho kuzamura imibereho myiza y'abahinzi bo muri iyo koperative. Murakoze.
nitwa Gatera Anteri, nkaba ndi umuhinzi uhagarariye abandi muri koperative Kotega y'abahinzi b'icyayi muri Gatare. Nkaba mpagaze hano nyakubahwa Minisitiri ari ukugira ngo nshime ubuyobozi bwite bw'igihugu. Ndashima nyakubahwa Perezida Paul Kagame, mushimira aho yakuye igihugu cyacu n'aho akigejeje. Ndashima inzego za polisi n'ingabo, ubu byose dukora n'ibidutunze nuko turi kuvuga aha ntitwabikora tudafite umutekano. Nyakubahwa Minisitiri, ndashima inzego zose zitahwemye kudufasha muri koperative Kotega, zaba iza NAEB, zaba inzego bwite bw'akarere, bwaba ubw'intara, ubwo bwatubaye hafi gukomeza kudushyigikira muri ubwo buhinzi bw'icyayi. Nyakubahwa Minisitiri, muri koperative yacu Kotega duhagaze neza kandi turemye, nubwo mumbona gutya nk'umusaza w'imyaka 62, mfite umushahara w'ukwezi ukomoka mu cyayi kandi umushahara utazagira amande. Nyakubahwa Minisitiri, ubwo mu murenge wacu wa Karambi ndetse n'uwa Cyato na Macuba twari twaraheze mu bwigunge, ubwo bumvaga imbere yo kugira ngo tube abahinzi b'icyayi, ubwo bumvaga ngo bari gufata indara mu mujyi wa Kigali n'ahandi, n'izo mu karere kacu ka Nyamasheke no muri iyo mirenge bafatirwagamo. Ariko nyakubahwa n'abagenzi bacu bari muri iyi nama badufashije kumenya aho abantu bakeneye kujya baza gutembera, bajya bamubarangira no muri koperative yacu Kotega abahinzi bacu bari nabo bakaza kuhatembera, tukabona abasoromyi tukabahemba, kuko nyakubahwa Minisitiri, urufaranga turarukirigita buri munsi, ubu nta bukene dufite. Nyakubahwa Minisitiri, rero ubu ngubu muri koperative yacu Kotega twifitiye sako, twifitiye ivuriro mu mibereho myiza, dufite ingobyi y'ababyeyi igeze abarwayi kwa muganga, nta mugore ukibyarira mu rugo, nta mugore ukigira ibibazo bijyanye n'inda bitewe n'inyoroshyangendo turayifite ku barwayi. Nyakubahwa Minisitiri, duhagaze neza, ubu icyayi cyacu twakise ingweri idateka kuko buri munsi dukirigita ifaranga. Nyakubahwa Minisitiri, rero ikindi nshima ubuyobozi bwacu bw'igihugu, imiyoborere yabwo. Iteka twahoraga duteze amaboko dusaba ibihugu byo hanze, ariko nyakubahwa Minisitiri, ku ikahu yacu n'icyayi, ubu abanyamahanga natwe bateze amashyi badusaba kugira ngo none icyayi cyacu cyangwa ikawa yabatunga. Numva rero byose tuzabifatanya, ibibazo akaba ari ibibazo byiza kimwe n'ibindi Perezida Uhuru Kagame yatugejejeho, tukaba tuzafatanya kugira ngo bikunde. Nkaba namushimira ibyifuzo yatugejejeho byo gupima ubutaka, nabisobanuye, ariko nanone yaduhaye imihigo agiye kugeraho. Nagira ngo uko yanditswe kuriya hari abafata amajwi babifashe, tuzabikurikirana turebe ko imihigo yagezweho. Nagira ngo ibyo ngibyo nibyo bari babajije. Nongere mbashimire ko rwose nk'uko nababwiye, umwanya nzabonana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nzamubwira ngo abanyagisovu, abantu bari muri sekita y'icyayi, wa mugambi n'umwe wo guteza imbere iyi sekita, bakiteza imbere kandi koko igihugu cyacu kikabiboneramo inyungu nk'uko ahora abyifuriza Abanyarwanda. Murakoze. Engwagati ingogi nk'iwacu yatubereye akabando, Engo Kagame akabando, Engwagati.
ibikorwa bitandukanye muzi ko leta yashyizeho ingamba, gahunda, politiki zo guteza ubuhinzi imbere n'ubworozi, noneho ishyiraho n'inzego zitandukanye zo kubishyira mu bikorwa. Nk'urwego rwa NAEB rero iki kigo gishinzwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi bwoherezwa hanze, niyo twasuye uyu munsi, ariko nanone ikaba idakora yonyine, ikaba ifite abafatanyabikorwa, nanone abikorera ku giti cyabo bakangurirwa na leta kugira ngo ubufatanye butume ikintu nk'iki gitera imbere. Mwabibonye rero twasuye icyayi, gahunda y'icyayi, ndetse batangijwe n'igihembwe cy'ihinga. Mbashimira cyane uburyo babiteguye, mwabonye ko ari ubufatanye busesuye hagati y'abikorera, abahinzi ubwabo, NAEB ndetse n'inganda. Ndabona rero ibintu bigenda neza, ariko hari ibibazo nanone ntabwo bibura. Baravuga ko habura ubutaka bwo kongera ubuso buhinzweho icyayi kugira ngo bongere nyine ubuso. Hari uburyo ubwiza bw'icyayi bwakomeza kuba gutezwa imbere mu rwego rw'inganda. Ibyo byose twabiganiriye, nkaba numva ibi byose ari ibintu twakwishimira, ndetse dusaba ko ubwo bufatanye bwakomeza, noneho koko ya ntego guteza imbere igihingwa cy'icyayi cyangwa se n'ubundi buhinzi muri rusange bugakomeza gutera imbere. Ibindi bibazo bavuze, ifumbire ibahenda, ibiciro babaha ku icyayi bikaba kuri hasi. Ngira ngo igiciro uko gihagaze ubu ngubu ntabwo ari igiciro gikabije. Ubundi kugira ngo uvuge yuko ikintu kimwe cyaguhenze n'icyo uvanamo, ariko uburyo babona umusaruro bakabona n'igiciro cyiza, usanga rwose ibyerekeranye n'igishoro atari ibintu bibahombya, cyane cyane ko n'abaturage ubwabo bivugira ko ubu ngubu barimo baritabira guhinga icyayi. Mwabonye nk'ahantu twagiye gutera icyayi, ni umuhinzi wari ufite ahantu yahinduyemo umurima w'icyayi. Bivuze ngo abantu baritabira guhinga icyayi kubera ko babibonamo inyungu. Minisitiri wabasha ko habayeho gukomeza hagashyirwamo ifumbire ijyanye n'ubutaka byafasha mu gihe cyo gukora iyo gahunda murayikora ryari n'imbaraga ryatangirwa. Dufite ikibazo gikomeye cyerekeranye n'inyongeramusaruro, tuzivana hanze bikaduhenda, ndetse rimwe na rimwe zikaza zinatinze kubera ibibazo bitandukanye. Ariko ubu ngubu turimo turateganya ko twagira uruganda rutunganya ifumbire mu gihugu. Mu byo dutekereza rushobora gutangira bitarenze ukwezi kwa kane k'umwaka utaha. Urwo ruganda rero icyo ruzakora ni uko ruzakora ifumbire rushingiye ku by'ubutaka bushaka. Twaba tuvuga tuti mu cyayi turashyiramo ifumbire runaka, imyunyungugu imeze gutya, noneho tukabwira uruganda rugakora ifumbire ihwanye n'iby'ubutaka bukeneye. Icyo kibazo rero turasanga tukizi kubera ko ifumbire ubu ngubu turimo dukoresha usanga ari rusange. Ugasanga ni ifumbire ijya mu cyayi, ijya mu birayi, ijya mu bigori, kandi koko wareba n'igiciro cyayo n'igishoro wakoze bikaba byaguhomba. Ariko ubutaha nibiba ubutaka n'ifumbire bihwanye nabyo bizaba bitakigora kubona. Icyayi mu ruhando mpuzamahanga no ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'umunyarwanda, icyayi ni inka idateka. Icyayi ni igihingwa kizamura cyane cyane imibereho y'umuturage. Icyayi kiratuvugira mu mahanga, yuko amahanga twajyaga dusaba, ubu noneho yaje kudusaba. Ikibazo dufite hari ni uko icyayi badusaba dufite cyiza, ni uko tudafite cyinshi, ariko umugambi dufite no kugira ngo tucyongere nk'uko tubibona. Icyayi kizatuma tugaragara neza mu mahanga, tuzahamagarira abanyamari gushora imari iwacu, tuzazamura imibereho y'umuhinzi wacu, tuzazamura amadevize mu gihugu, tuzazamura imibereho y'abana bacu, nuko bazabonye uburyo bazajya bariwe kandi amafaranga y'icyayi kuko baratwiye. Mu bikombe bitangwa mu gihugu, ubu ushyize mu bikombe 12 byatanzwe mu gihugu cya Kenya,
gitangira mu rwego rw'isi yose muri 12 byari byateganyijwe twatahanye mu 11 mu Rwanda. Urakoze cyane.